Muraho neza, muraho Yesu nashimwe. Ndabasuhuje cyane bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi banjye, muraho ni amahoro. Uyu munsi ngarutse mu ijambo ry'Imana. Turi busange muri Ezekiyeli ibice ni 37, turaza guhera ku murongo wa mbere dusoreze ku murongo wa 14. Nk'uko bisanzwe reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Uriho, wahozeho kandi uzahoraho ibihe byose. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe tugiye kumvisha amatwi yacu. Uwiteka, ndakwinginze uduhe kuryumva ndetse no gusobanukirwa icyo tubwira, kandi data wa twese mwiza ntaba ari twe, ahubwo imbaraga zawe arizo zikorera muri twe. Urakoze rero, turagushimye kandi tubisabye duciye bugufi mu izina rya Yesu, amen amen. Reka dusome. Umutwe waho w'amagambo uratubwiye ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Iyerekwa ry'amagufwa yumye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, Mwami Uwiteka, ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikirize uruhu, mbashyireho umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa aterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, byorosa uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka uyinjiramo, nuko ibaho, ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa ni ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo, mwa bwoko bwanjye mwe. 14. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho, nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari jye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, niko Uwiteka avuga. Amen amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abakunzi ba Women in God's Ministry, dusomye ijambo ryiza cyane riri muri Ezekiyeli, ni ibice 37. Nawe waza gufata Bibiliya yawe ukaza gusoma aya magambo neza witonze. Iri ni ijambo rimaze iminsi riri ku mutima wanjye, Imana yanshyize ku mutima, ngomba gusangiza abakunzi ba Women in God's Ministry. Umutwe waryo watubwiye ngo ni iyerekwa ry'amagufwa yumye. Muri iri jambo Imana irashaka kuvugana nawe ufite ibintu ubona ko bisa nkaho byapfuye, kuko iri jambo riratubwiye ngo ayo magufwa yari yarumye rwose, nta buzima agifite. Hari ibintu mu buzima bwawe ubona ukabona byarapfuye, byararangiye, nta n'ahantu namba byahera byongera kubaho. Imana iravugana nawe muri iri jambo ikwibutsa yuko ari Imana ifite ububasha, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana ishoboye byose, ni Imana izura ibyapfuye, ni Imana itabura uko ibigenza, ni Imana idapfundikanya. Niko yabwiye Ezekiyeli
iramubwira ngo hanurira aya magufwa, yewe mwana w'umuntu, hanurira ayo magufwa yongere kubaho. Yarabanjije amubaza ngo ese ubona byakongera kubaho? Aramubwira ati simbizi mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Hari ibyo nawe Imana ikubaza ngo ese biriya ubona byakongera bikabaho? Birashoboka ko nawe igisubizo cyawe cyaba nk'iki ngiki, cyangwa se ukaba wagera intege nke ugasubiza ngo Mana ntibishoboka, ntibyakongera kubaho. Ariko ndagira ngo nkutangarize, nanjye nitangarize yuko nta kinanira Imana mu gihe cyayo kandi mu gihe nyacyo. Ndagira ngo nkutangarize yuko nta kinanira Imana, kandi Uwiteka niwe ubizi neza, azi neza ko yakongera akazura ibintu bikabaho. Ijambo ry'Imana twize ubushize ryatwigishaga kugirira Imana icyizere ndetse no gusengana kwizera, ngo nidusenga twizere ko ibyo dusabye tubihawe. Iri jambo rero naryo riratwereka amagufwa yumye cyangwa se ibintu byumye mu buzima bwacu. Reba ukavuga uti ntibishoboka ko byakongera kubaho. Imana irakubwira yuko ibyo bintu bishoboka, ahubwo uyu munsi ngewe nawe turi abahanuzi b'ubuzima bwacu, twizereye mu ijambo ry'Imana ndetse no mu butware twasigiwe na Yesu, ndetse n'icyo ijambo ry'Imana ritwigisha buri munsi. Ngewe nawe uyu munsi tugwize imbaraga zo guhanura ibintu bisa nk'ibyapfuye ku buzima bwacu, byongere bisubiremo umwuka w'Imana, byongere bisubireho kubaho, kandi tugire kwizera guhagije, tugire kwizera gushyitse kugira ngo ibyo bintu bibashe gushoboka. Bakunzi banjye kandi bakunzi ba Women in God's Ministry, Imana iradukunda kandi Imana idufiteho umugambi mwiza. Ibyapfuye ku buzima bwawe, fatanya nanjye muri iri jambo tubisengere kugira ngo Imana yongere kubibeshaho, kandi tugire imbaraga ndetse n'ubwenge tubashe kubihanurira, tubibwire, ubivuge uvuga mu mazina yabyo. Ni wowe uzi ibyapfuye ku buzima bwawe, ni wowe uzi ibyo ubona ukabona bimeze nk'imirambo ntibishobora kubaho. Ni ibintu utekereza ukavuga ati si ibi bintu Mana nanjye ubu byangeraho, ubibona ku bandi ukavuga ati si ibi byiza nanjye byangeraho. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko hamwe no kwizera, hamwe no gusenga no kwizera imbaraga z'Imana, birashoboka nawe byakugeraho, kandi nawe Imana yabigukorera. Reka rero dufatanye ukuboko, njyewe namwe dusengere muri iri jambo kugira ngo Imana igire icyo ikora, kandi Imana irebe ibyacu byari byarapfuye bimeze nk'ibyapfuye, Imana yongere kubihuhamo umwuka wabyo, byongere kubaho, byongere guhaguruka, bigire ubuzima buzima. Ijambo ryatubwiye ngo nimubibona, ngo mwabe inzu ya Isirayeli mwe nimubibona, ngo muzamenye ko ari njye Uwiteka Imana yabikoze. Hari ibitangaza nawe uzabonesha amaso yawe, uzamenye neza ko ari Uwiteka Imana yabikoze. Reka dusenge. Mana nyir'ibihe, Mana nyir'ijuru, nongeye kugushima kubw'ijambo ryawe ryiza. Uwiteka, ijambo ryawe riratubwiye ngo n'iyerekwa ry'amagufwa yumye. Mana, mu buzima bwacu hari byinshi byumye, mu buzima bwa mwene data ukurikira ijambo hari ibyumye. Uwiteka, njyewe simbizi ariko wowe urabizi, uzi ibiri kuma ku buzima bwe. Niyo mpamvu nsengeye muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mpagaze mu butware bw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo tuzaramburira ibiganza ku barwayi bakire, ngo ibyo ni bimwe mu bimenyetso bizagumana n'abizera. Mana, ijambo ryawe ryaratubwiye ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiya mu izina rya Yesu Kristo. None rero ijambo ryawe dusomye aka kanya riratubwiye ngo duhanurire ibyari byarumye. Mwami Uwiteka, tubirebesha amaso yacu y'umubiri tubona bitashoboka, ariko dukandagiye mu kirere cy'umwuka, twinjiye mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndahanurira ibintu byapfuye ku buzima bwa mwene data. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka ubisubizemo umwuka byongere bibeho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Nyiringabo Imana, reka wongere kubihagurutsa byongere gukora mu izina rya Yesu Kristo. Ibyagaragaraga nk'ibidashoboka mu maso y'abana b'abantu, Uwiteka reka ibyo ndabihamagaye ngo ubikore kugira ngo abantu babone kuri Imana yihagije. Mana, wongere kunezeza mwene data. Uwiteka, wongere kwigaragaza mu buzima bwe. Uwiteka, wongere kugira ibyo uhindura kugira ngo umutima we wongere kubona amashimwe. Mana, turagushimye rero, ngaho nukomeze utugirire neza
kandi uduhishurire byinshi mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ari impano z'abantu bawe mwami, impano zo mu buryo bw'umwuka ziri kugenda zumye, ndasenze ngo zongere zigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyiringabo, ari amahoro yahoze mu mutima w'uyu muntu, amahoro akaba yaragiye, ndasenze ngo nagaruke mu izina rya Yesu Kristo. Ibimubuza ibitotsi ntubikureho mu izina rya Yesu Kristo. Mana umugarure ibitotsi by'umugisha, inzozi nziza ziturutse iwawe mwene data yahoranye zikaba zaragiye, ndasenze ngo iyerekwa rye nirigaruke mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiringabo, na biriya akwereka data, na biriya byapfuye bigaragara nkaho nta buzima, Yesu Kristo ndabigutumye ngo reka ugende ubizure nk'uko wazuye Lazaro ukamukura mu gituro. Mana nugira ibyacu byapfuye ukura mu gituro, twiringiye ijambo ryawe niko ritubwiye, riratubwiye ngo nzakingura ibyo bituro. Reka ukingure ibituro ukuremo ubutunzi bwacu Mana, ibituro byatwaye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ukingure ibyo bituro, ukingurire imigisha yacu, kandi data wa twese mwiza ukomeze kuduha kukumenya ndetse no kugira Yesu Kristo na mwuka wera. Mana nyiringabo, Imana utarakwakira nk'umwami n'umukiza ngo yakire Yesu Kristo, nawe ndamusengeye ngo umuhe agakiza. Urakoze data, tubisabye duciye bugufi, icyubahiro n'ubutware bikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose. Mana ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amena amena amen. Murakoze cyane bakunzi banjye, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Imana iradukunda.